niga waciye cyase tugomba kugizunga tu gihorere umuryango w'abanyonzi muri cyo cyatugomba kugicyurakira Petit da gasto wakintu ugira ngo nubwo ugiye gushaka imbogete kira cyana ntuzajya unsamuza wakintu impometo wakintu joroshe fo tugikubite 3G gang isanire umuryango w'abanyonzi urawuzi wakintu akira igwagwa muri uteguye siko mbona wajya ngo mwarusinze vie no gusinda birumvikana ko uramutse ukubiswe n'uyu muvinya nikoreye nta kuntu utameneka vie tihora n'umuryango w'abanyonzi yego witwaje menshi se wakintu ndayifite ugiye kunywa cya kintu ndabona umwana ari nkasi turuka imihanda ntabwo yishije ndavuga ati $250 2G gangster twakwipiyona mbona ntabwo mushaka kubigwamo ariko aka kanya mu gitemo warumva urasoma uvuye ndeba hariya urugero nkanye nka murokore ngomba kuvumba kuko aho bagiye hose ngomba kuba ginyome kupe gene komeze murokore naje tuganira ku bukwe bw'umwana wacu. Karame mugabo mwiza, karame rwose naje. Buriya twabyaye neza, katuganira uburyo tugiye gushyingira ahubwo. Buriya mama byanshimishije kuba Pamela abonye umugabo. Rwose mukobwa wanjye nta mpamvu tutashima Imana, twabyaye neza rwose pe. Dore abandi bahize ku mashyiga none twebwe batuzaniye inka, nihe mpamvu tutashima. Pamela rero kamubwiye. Buriya ntabwo uzi ukuntu nishimye. Ndi kumva ndi mu bicu. Ahubwo batinze kuza ahubwo se bageze he? Buriya mama hari akantu gato niba agiye kukubaza. Umuryango ugiye kuza gusaba bawita gutya. Niba agiye kukubwira ni umuryango w'abanyonzi. Umuryango w'abanyonzi? Nukuri kw'Imana ubwo nimba ari umuryango w'abanyonzi. Nimba n'amafaranga bafite ahagije yo guka umukobwa wanjye. Nitutananiranwa baramujyana. Bayi nka data kumira. Ubusa abanyonzi bafite amafaranga. Yewe ukuntu nababonye rero mbona ari abasazi bambara nk'abasazi rwose. Ahubwo sinzi n'icyo Pamela yabakundiye. Mugore wanjye nkubwira. Reka mbe nkubura ko mbona Pamela agiye gukoresha imisatsi nk'inzaragama. wakiriwe bura nakubonye ngo tuburyo ukuri cyane tugomba gutwara wakiri sadanje reka mbanze nzitemo tugende dushituri cyane ocho wakiri ndakibasabira nanye ndakiba yo kiragera ku mubiri wakiri wana umuryango w'abanyonzi tugomba kuzanura umugeni ahubwo reka mbaze n'amakwere tureke kwizimba mu magambo tumanuke tugende tugishitura ibindi turayivuga cyo cyane kizajya kivuga original wakiri nabo yagifite emoyo gifite kuri ya nyashi tovi gifite kuri ya kumbona wagira ngo ahantu mugiye mu gikanga mwabaza se nicyo kunywa kirahari Soye ko ndebuze utugwiramo bitebye wakadage. Sinde, ngiye uzi ko nabafugisha mwe rwe no ngana. Isi nzoga mufite, isi nzoga ngiye nabafugisha we ngiye mu rokorera barandi. Kuno musaza sinzanga. Wewe urafungisha abantu bagiye mu gikwe. Nose mugiye mu gikwe bavandi. Wakigwa rwese we ninda kujyana. Unagikubitira ibintu nkagikura n'isi ibintu bike banyarwanda. Ibyo banyibwira ama. Umuntu azira ubusaba murenga. Bana amadage mu nza twigenze mu tujye kutwegera amaze kwibiremo. Usenyuma. Kubita tubangura atatu cyenda. Twita twigenda uramugene ukaza wivanga mu muryango w'abanyonzi wa gisaza. Banze ko tujyana. Barenga mpinguka ngomba kujya kubakurikira yenda kibumba uramugene. Nakira kigage nakibumba.
ko mwawujya mwenyine uyu munsi ndawuvumba ni njye nanjye ntabwo muzi aho navumye ngewe bahita biyirukana. Bose mwababyeyi ubwo twakomeje gutegereza ko twababuze bari hehe? Njye nategereje mwana wanjye ndumva akabuno karushe. Ahora niki. Bose muravuga ibyo ngibyo ko nta muhemisi dufite uri butuvugire ijambo rya mukuru. Ahubwo se mwana wanjye ako kazi ntabwo wakabasha ko umuntu ushabutse. Bana urarinda ubaririza n'ukuntu mfite umunwa munini. Oya bikore rwose. Reka dutegereze turebe. Gutegereza twihanganye. Mutambagije ndamubabwire umupeti wanjye arabigira fo shwi benga munyanyesha benga we Nose ko numva ari ibirara je ntabwo nasinzira. Ariko se papa ibyo ni koko kumva nanjye ni ibirara kunyana benga cyane gifite benga nahangaha bakeka ko basize kugenda njye Motara benga motari shofera la benga we Dorukuna jeda motara benga we motara benga we dorukuna jeda mbona wa mukobwa wawe ugiye gukingira ibirara gusa reba ukuntu bameze Ariko siko nebemereye umukobwa wanjye mbona muri abantu bazima iyo muco mwayikuriye. twageze mama nawe urarinda ubaza ibi birara ubona bimeze gutya ntabwo twabikobwa wacu. Ariko se nanone bamutwara tuzamwirongorera se. Ntucemeze kujagara ariko nkawe guturuka imihanda udukurikiye ubundi uradukurikira ujya Wamwihoreye nimba nawe ari umuvumbye akagira uwo muceri nawe ugiye kumara. ababuduhangire kurya ndetse no kuranica kamika muntu n'umutima nawe iki cyana nabonye kinafite wanyashi. Mwakoze kuza kudusura rwose turabona ko mwatuzaniye n'imamba. Umva mwana wa turarira jerekani fate na bira bintu byose bazanye ubundi uze dutangire intego nyamukuru duteranyirije hano. Bitwara rwose ubanguke uzubabwire intego nyamukuru duteranyirije hano. Ariko fate na biriya oya nangarutse fata angarutse rwose bibiri muri gutinda rwose ngo ari kuvuga bazana ibyo kurya twebwe twaje kwisabira umugeni ubari mu bikimana ntabivuga ngo kadage nidukurikira tuyikubitishe none nyumvira gitangiye kuzana iby'ibiryo natwe tutarabibona tamutuje nanyu uyenageze kucyo kurya mbameze nimba ndi seri nose mwe nameze nk'umuntu w'umuvumbyi ntabwo kuko gabura umuvumbyi ngo nibabwire ijambo nyamukuru rya guteranyirije hano. nyarutse twagiye action. Murakoze rero ndabona mwateranye hano ngaha mwaje gusaba umugeni wacu ndabona bimeze neza ariko hari akantu gato katatuma tuba umukobwa wacu. nyumvira kubera iki se mutamuto Cyana ahubwo kirengo tukijyane vuba vuba ko twebwe turi kwihuta dufite imirimo myinshi iri gupfungwa. waje nibagira bamushiture twigendere twe ntabwo twaje Wabonye gifite wanyashi. kibonje na kibonye ndavuga ngo Ni wanezule mapopole. bagomba kukibima ariko icyo kurya ngiye nkakibona. Mushashake
mushesheke rwose nimutuzi. Ndabona rero njyewe icyambere nababwira ijambo nyamukuru nariha papa wanjye kandi bo bihera umugeni wa. Reka madahaga ngo n'umuryango no wabaki ni wabanyonzi. reka kugira hagwa n'umuntu kw'iryo ridemu uza amagambo twakoreshejeho turara amajoro tutereka hagwa n'umuntu kw'iryo ridemu ntago ngomba kubaha umwana wanjye. Rero mwabakwemye bari hano ubu tugiye kubakorera icyo kantu k'agasapurayizi udasize n'umuvumbyi ngewe ariko tugiye kubatamo icyana cyanyu mwashimye. nakomeje kumva ibintu byo kubatamo ibyana ariko nategereje umuceri nawe uhagenda cyo kunywa. Reka mbabwire njyewe gute mwifata. Urareba ukuntu wanshakiriye umukobwa wanjye sinamworoje ibi byatsi, sinamuragiye, yize amashuri abanza ayisumbuye agerekaho na kaminuza na masters. Kuri ibyo rero ndifuza miliyoni. Twipiyonese ryamo se turarisiga abantu bagenda tutarifite. iyo abantu b'abasaza bari kuganira rero abantu muratuza. Mureba name ruso. Evi umugeni uramuma cyane ntago umuma. Umva se umugeni ndamugwa basi kuri kumva ndamugwa rwose ariko utanyoboye ibifu rwose we.